Abakunzi bacu turabasuhuje cyane, nimugire ibihe byiza mwese. Hanyuma ni ibintu bikunze kubaho cyane ko abashakanye cyangwa se abakundana muri rusange. Iyi ni inkuru y'urukundo. Bikunze kubaho ko batandukana, ariko akenshi ugasanga bigiramo uruhare cyane ngo batandukane. Hari ababa bari gutandukana bo ubwabo. Mumbabarire cyane, ariko niko biba bigomba kugenda. Ese niba mbere yo gushaka cyangwa se mbere ya mariage, mbere yo kujya mu rukundo n'umuntu runaka, uramutse warafashe umwanzuro uhubutse cyangwa se uwo mugiye kubana, n'inshake mvuge ngo uwo mugiye gukundana, hanyuma ugafata umwanzuro utamukunda by'ukuri, ni gute inkuru yo gutandukana kwanyu yagutungura mu gihe cyose yabibayeho? Ko aba ari ukwigiza nkana. Uyu munsi mu kiganiro wabarubizi cy'uyu munsi ndakubwira ko bintu bitanu bitagwa amahoro urukundo rwawe cyangwa se rwanyu mu gihe cyose biri mu rukundo rwanyu. Ni ibintu bitanu bitagwa amahoro urukundo rwanyu mu gihe cyose biri mu rukundo rwanyu. Ni ibintu bitanu bishobora gutuma usenya urugo cyangwa se urukundo rwawe rukarangira ugatandukana n'umukunzi wawe. Uzabyirinde rwose mu gihe cyose wagiye mu rukundo uhubutse cyangwa se ugashyingirwa uhubutse. Hazaboneka byinshi bisaba kwihangana, ndetse mu gihe wahubutse mu mahitamo yawe ibintu bito bishobora kugusenyera. Twagiye n'ikiganiro. Mu gihe utifuza gusenya urukundo rwawe cyangwa se urugo rwawe, uzirinde kumena amabanga y'urugo cyangwa se uzirinde kumena amabanga y'urukundo rwanyu. Akenshi iyo umwe mu bashakanye cyangwa se mu bakundana agiye avuga mugenzi we cyangwa se amena amabanga y'urugo rwabo, ntibyorohera undi kubyihanganira, kuko ahita yumva ko uwo yita ko bajya inama nta banga agira, bigatuma yahitamo gutandukana nawe. Icyo ni icyambere. Ikintu cyambere cyagutandukanya n'uwo mwikundaniye neza cyangwa se mukundanye neza. Bwana Dr. John Gottman ni umuhanga mu bijyanye n'umubano n'imiryango. Mu bushakashatsi yakoze yagaragaje ko ku isi hose abashakanye bagera kuri 91% mu myaka 40 yabo y'urukundo baba bakeneye gatanya, nubwo bose atari ko bayibona. Nyamara abo bose baba barashakanye bagaragaza ko bakundana. Mu bushakashatsi bwe yerekana impamvu zishobora kugeza abantu bakundana kukumva ko batagishaka kubana bagahitamo gutandukana. Ni nawe dukesha iki kiganiro cy'uyu munsi. Muri izo mpamvu avuga rero, birumvikana iya mbere namaze kuyikomozaho, ni ukumena amabanga y'urugo cyangwa se y'urukundo. Kabiri ni uguhorana intonganya. Kutavuga neza mu rugo rw'abashakanye ni kimwe mu bintu bituma umwe mu bashakanye afata icyemezo cyo gutana n'uwo babana. No mu rukundo rw'abantu batarashakana nuko nguko, nta muntu wo guhora yanutse yasizoye. Buri mwanya muri kumwe ari ukwisobanura. Burya nta muntu wapfa kwihanganira mugenzi we babana mu rugo uhora uvuga nabi, kuko iyo abantu bashakanye baba bakeneye kugira ibyishimo mu rugo rwabo cyangwa se mu rukundo rwabo. Yego birashoboka ko umwe mu bashakanye cyangwa se mu bakundana, birashoboka cyane ko yakomeza kwihanganira intonganya zihora mu rugo cyangwa se zihora mu rukundo, ariko nanone n'ubundi aba ari umuntu. Ni hahandi igihe kiragera kwa kwihangana kugashira ukumva mwatandukana cyangwa se kumva mwatandukana. Ikintu cya gatatu, kumva amabwire. Amagambo ashobora kwinjira mu rugo rw'abashakanye cyangwa se mu rukundo rw'abakundana, hanyuma bya byago byabo bakaba bayaha umwanya, akaba yatuma umwe yumva azinutswe undi kubera ibyo abwirwa bitari byiza kuba bafitanye umubano. Hano urugero aho ngaho, umuntu ukeneye kubakana n'uwo bashakanye cyangwa se ukeneye urukundo rurambye, reka mvuge gutyo, ahari nibwo byakumvikana neza, akaba yifuza ko babana karamata, ntaba agomba kumva amabwire ngo ayahe agaciro. Iyo ni inama mwabantu mwe kuva kuri Dr. John Gottman. Njya gukomeza ku kintu cya kane, reka nkwibagize, ese uri mu rukundo cyangwa se reka mbaze warashatse? Mbese ubatse urugo? Kwikubira cyangwa se gushaka kwikubira biri mu byagutera gutandukana n'umukunzi wawe cyangwa se n'uwo mwashakanye. Uyu munsi abenshi mu bashakanye hari abakunze gupfa imitungo, aho usanga umwe ashaka indonke ku giti cye, ushaka indonke ku giti cyawe, nyamara nyiri kwifuza akirengagiza uwo bashakanye, bikaba byatuma haza umwuka mubi mu rugo cyangwa se mu rukundo, kuko nyine umwe muri bo aba atitaye ku wundi. Ubundi abashakanye ntibaba bakwiye gutandukanywa n'ibintu nk'ibi ngibi mu gihe babanye bakundana by'ukuri, kuko akenshi baba barasezeranye kuzabana akaramata.
niyo mpamvu rero baba bagomba kwihanganirana muri byose kandi bakubakira ku kuri n'ibiganiro. Aho bitagenda neza bagasasa inzobe, mbese bakabicoca bigakemuka, umunezero ukarushaho kwiyongera hagati yabo. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma ngiye kuvugaho, kutajya inama mu rugo. Nicyo kintu cya gatanu. Burya iyo abantu babana batajya inama mu rugo rwabo ngo bafate ingamba zo kurwubaka ngo rukomere, ahubwo ibyemezo byose bigafatwa n'umuntu umwe. Ibintu ubwira ni nako bimeze mu rukundo. Iyo bimeze gutyo usanga hari ababangamiwe cyangwa se hari ubangamiwe, bigasa nkaho we ntacyo amaze mu rugo cyangwa se mu rukundo. Amaze ubwo ngubwo akaba yatekereza gutandukana n'uwo bashakanye, kuko ababona nta bufatanye uri mu rugo rwabo cyangwa se mu rukundo rwabo. Hanyuma igisubizo nta kindi kuri we, yo gutandukana. Urukundo cyangwa se urugo rukaba rusenyukiye aho ngaho. Ngayo nguko rero ni ibintu bitanu kw'isonga byatera urugo cyangwa se urukundo rw'abantu babiri gusenyuka, ndetse ntirusenyuke gusa ahubwo rukaba umuyonga neza neza. Ni ikiganiro waba warubizi ukurikirana kuri chaîne ya YouTube yitwa Tere Montagne Rwanda. Ni ikiganiro mukurikirana icyumweru ku kindi kumwe n'ibindi biganiro byacu, aho tubibagezaho kabiri mu cyumweru, buri wa kane isaa 3:30 za nijoro, ndetse na buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Nuko rero nitwa Samuel Mugisha, naho ubutaha.